Hello once again, nongeye kubasuhuza ndetse nanabaha ikaze kuri YouTube Tech ya channel yacu ya channel yanyu mukunda muri benshi. Mbahaye ikaze wowe mushyashya, mbere na mbere ndagusabye banza ukande kuri subscribe button kugira ngo utarajya ucikwa n'ibiganiro byinshi tugenda tubagezaho, ibiganiro byinshi mbagezaho, tutorial mbakorera, utuvideo twinshi ngenda mbereka ibintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi tugiye kureba iki rero. Muri video murimo murabonamo telefone sinzi niba bamenye ariyo, ariko niba uyizi neza urabibona ko ari Airtel Imagine. Airtel Imagine imaze iminsi yaratesheje abantu umutwe ku buryo uyiforumata kugira ngo uzakuremo Google account bikaba ikibazo. Hanyuma rero murihangana ko iyi video nayifashe namaze kugerageza iyo code ngiye kubibiraho akabanga. Hari code tumaze iminsi twaravumbuye, ushaka kuba ari ubwa mbere uyibonye cyangwa usanzwe uyizi cyangwa ukaba warayibonye ukaba utari uzi ko ikora. Iyi code rero ngiye kuguhamiriza ko ikora, gusa muranyihanganira ko video nayifashe narangije gukoresha iyo code, ariko mu by'ukuri kuba code irakora nicyo ngiye kubabwira, kuko iyi telefone yari forumase harimo Google account. Kuyikuramo rero murabizi ko udafite PC ukaba udafite amafaranga yo kuba wakishyura Pandora Tour, kugira ngo iyo Pandora abe ariyo ubasha gukoresha uri movingamo Google account, icyo twita Google bypass, bikaba bigoye. Rero hano iyi code ngiye kubabwira ikoreshwa mu gihe nta computer ufite, ugakoresha imibare gusa. Banza ukande subscribe button, ahasigaye nanjye nze nkubwire uko ibintu bimeze. Hanyuma numara guformata iyi telefone yawe Airtel Imagine, iyi ngiyi na forumase ni hashi 502 n'andi makode. Numara kuyiforumata ugasanga harimo Google account, ugakenera gukora bypass iyo Google, udafite computer cyangwa udafite amafaranga ngo ujye kwishyura umutekinisiye abigukorere, hari Senetech ndaje nkwereke ikintu uzakora. Kanda kuri subscribe button twikomereze. Hanyuma ikintu uzakora ni iki: uzamanuka kuri emergency call, ahaba handitse emergency call udakoze next. Numara gukora kuri emergency call bazaguha tab yo kwandikamo imibare n'ibindi. Hanyuma iyo tab bazaguha uzandika akanyenyeri, byumve neza witonze, nushaka kuba ugira ahantu ukandika nko mu gakayi, ahantu uzagakenera ukakabona bikoroheye, uzakanda akanyenyeri, wagiye 7 inshuro 3. Twakomeje, ushyireho urwego, akanyenyeri 7 inshuro 3, ushyireho urwego. Wabyumvise neza? Nta kindi kintu uzakora. Ugishyiraho urwego, telefone izahita yijyana mu Gishinwa, ihite yiristatinga Google bypass ibirabaye, ubwo bivuze ngo Google account izaba ihise iba removed byihuse cyane. Iyi code reka nyisubiremo kuko nicyo cyanzanye kubabwira. Ni akanyenyeri kubyumva 7 inshuro 3 urwego. Ugikanda urwego izahita yiristatinga, ngira ngo urabyumva neza. Hanyuma niyiristatinga izagaruka byavuyemo byakemutse rwose, nta gishoro watakaje uretse ka internet wakoresheje ureba iyi video yo kuri YouTube Tech, n'umutima wagize wo gukanda kuri subscribe button, ahasigaye ibintu bikaba ruzungu. Hanyuma ningera ku zindi telefone nazo z'ubu bwoko wenda nzasanga zitemera gukora
ikoreshwa muri iyo kode nabwo nzababwira, ariko izo maze kugerageza rwose nabonye ikora neza. Simpakanye ko ushoboye kugera ku yindi ukaba washyiramo iyo kode ikanga, iramutse yanze tuzashaka indi nayo nazayibagezaho ndamutse nyibonye, nkagenda nanababwira telefone yemeraho n'izo itemeraho. Gusa mbibutsa ko iyo kode ikora kuri Airtel Imagine tuno dutelefone tugura 20. Murakoze cyane rero, mwakoze kubana nanjye kuri YouTube Tech. Ndabashimiye, kandi niba wari mushyashya ntugende udakanze kuri subscriber button, hanyuma unakoresha ya ku nshuti zawe mu gihe ubona ko iyi video yamugirira akamaro. Thank you, tuzasubire muri video z'ubutaha. Ciao ciao. Mwari kumwe na Arsene Tech.